Yesu nashimwe bene data inshuti z'umusaraba, muzi ko duherukanye tuganira ku mwami w'i Samariya, ubwo yari yaragoswe n'umwami washaka ko bicwa n'inzara witwa Benihadadi. Hanyuma rero umwami yakurangije ingabo ze aragenda gota Samariya, inzara iteye ubwoba iraza igota uwo mugi, ku buryo umutwe w'indogobe waguraga ibikoroto 80 by'ifeza, naho irobo ry'amahurunguru y'inuma ikagura ibikoroto 5. Umwami rero w'Abisiraheli igihe kimwe twabonye ko yanyuze ngo hejuru y'umurwa wazengurutse, ngo umugore umwe aramubwira ngo ndengera, avuga ijambo rikomeye, aramubwira ngo umwami yamusubiza ati Uwiteka natakurengera nge nagukumarira iki? Kamabwire n'ukuri, Uwiteka niyo murengezi wacu, Imana niyo murengezi wawe. Muremyi yavuze ngo niyo mutabazi wawe wo kwizerwa. No gushaka kubwira ko buriya barokore twaragize amahirwe kuba tudafite umurengezi duhakanira. Mwibaze Imana uramutse uyibwiye bya bibazo ugiyibwire kakubwira ngo ngewe ngo nakurengeza igiki, ngo nakumarira iki? Ibaze Imana iramutse kubwiye ko itabishoboye. Muremyi yaririmbye rero ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Ndagira ngo iri jambo ricakarogo, dufite Imana ntitwifuza undi murengezi. None se ikibazo nuko tutayifite cyangwa nuko tutayizera? No kuvuga ngo twizeye Imana ntitwifuza undi murengezi. Dufite umurengezi udahakana, utabura uko abigenza, utamera nk'abantu, udashishimura imyambaro ye. Iyi Mana ni inyembaraga, igihe cyose tuyitakiye idutega amatwi. Twabonye rero uburyo ki ngo uwo mubyeyi ngo yageze aho bimuyobeye arya umwana. Reba aho umubyeyi, ukuntu umubyeyi watwise umwana mu nda yarangiza akamwosa akamuheka, haba inzara ituma umuntu arya umwana. Turi mu gihe kibi cy'umwijima aho umubyeyi ashobora kurya umwana. Dufite ababyeyi bangiza abana babo, dufite abantu batagifitiye impuhwe abana, dufite mbese Imana yo mu ijuru niyo murengezi w'abantu, naho ubundi abantu barya nabo babyaye, barya nabo bavukana. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Twabonye rero ko yavuze ngo Elisa agomba gupfa. Twabonye ko Elisa agomba gupfa, kandi icyo azira si ikindi ngo nuko akivuga ko Imana igira neza kandi izareba mireye nabi. Ariko rero naje gusoma amagambo akomeye mu bice 6:32. Elisa ngo ubwo yari iwe mu nama, ni bo igitabo cya 2 cy'Abami 6:32. Elisa yari mu nama iwe, ngari kumwe n'abakuru b'imiryango mu nama. Umwami amutumaho intumwa, Nyamara mbere yuko zimugeraho Elisha cyangwa se Elisa abwira abakuru, abo bakuru bari mu nama ati Murabona uriya mwicanyi anyoherejeho umuntu kunca umutwe. Nagera hano mukinge, urugi, mumubuze kwinjira, kuko n'umwami ubwe aje mukurikiye. Elisa amaze kuvuga atyo, intumwa ibirahagaze iti Uhoraho ubwe niwe waduteye ibi byago, none se naba nkimwizereye ho iki kindi? Uzi ikintu avuze? Aravuze ngo ibi byago twabitewe n'Imana, none impamvu tuyizera ni iyi. Dufite abantu bameze batya, bafite ibyago n'amakuba, bakavuga ati se Imana ko n'ubundi yanteye ibyago, n'ubundi se n'iki gitume nyiringira? Ubihuze n'ibyo kwabaye kwa Nawomi asubira mu gihugu cy'iwabo i Betelehemu. Umukazana yamubwiye ati turajyana, Imana yawe izaba Imana yanjye. Ndavuga Rusi, imva yawe ariyo nzahambwamo. Aramubwira ngo iyo Mana yangiriye ibisharira, urayishakaho iki? Niyo mpamvu rero ubona ko uyu mwami nawe yavuze ngo Imana ntacyo kimaze, n'abakozi b'Imana ntacyo bamaze. Icyabakiza nuko uyu Elisa yapfa. Mva nkubwire rero, hari igihe bigera ku rwego umuntu ahura n'ingorane nyinshi, akuma nta mpamvu yo kongera gusenga, nta mpamvu yo kongera gutanga ituro, nta mpamvu yo kugira neza, nta mpamvu yo kuririmba. Akavuga ati n'ubu ntacyo bimariye, naragoswe. Urumva Samariya hari hagoswe, hagotwa n'umwami Benihadadi, arahagota. Amaze kuhagota, umwami wa Shuri ababuza kurya, ababuza guhaha, barapfa. Kandi icyo yaragambiriye yuko bapfiramo imbere.
ariko amahirwe harimo umuhanuzi. Umva ikibazo nshaka kwibaza, umfashe kugitekerezaho. Uraza kubona ko nubwo avuze ngo Uwiteka ni impamvu ki tumwizera kandi ntacyo atumariye, ariko nituzakomeza kuganira kuri iri jambo uzabona ko Elisa yahise ahanura uko biza kugenda, ko biza kugura make. Nanone nanjye nkibaza, ese kuki bashatse Elisa bimeze nabi? Kuki bashatse Elisa ari uko batangiye kurya abana? Kuki umwami atashatse Elisa mbere? Hari igihe abantu banga gusenga bigishoboka, banga gusenga bagifite ibiryo, banga gusenga bagifite akazi. Ni mpamvu nyambwira abantu benshi birirwa mu masengesho basenga usanga atari uko bakunda Imana, ahubwo bayikeneye. Kuki uyu mwami agiye kwica Elisa ari uko abantu batangiye kurya abana? Iyi ni imico ikunze kugaragara ku bantu. Iyo bashaka Elisa mbere, uyu mwana yari kubaho. Iyo udasenze Imana kare, hari abantu bapfa, hari ibyangirika. Nkubwire nkugire inama, senga Imana bikemera, senga Imana utaragotwa, senga Imana bigikunda, senga Imana ataramatakira ngoye. Kuko Imana iravuga ngo nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga byakugezeho. Erega n'Imana zigucyurira. Iyo twanze gushaka Imana mu mahoro iratureka, tukidagadura tukanezerwa, twamara kugiraho amahoro ngure na yabuze n'ibitsike by'indogo bishize bamaze kurya abana, ikadukina ku mubyimba. Inama naguha ni yihe rero? Igihe ubona bikemera, ikomeze ku Mana kandi ufate ibiriho nk'ibidahari. We kureba ibihari ngo bikurangaze, amaso we kurangarira ku byo ubona, kuko ibyo ubona nta bihari. Igihari ni Imana. Imana niyo yonyine ihari, niyo idahinduka, niyo idapfa, niyo idasaza. Naho ibintu birahinduka, abantu barahinduka, ikirere kirahinduka, umubiri urahinduka, isi irahinduka, izuba rishobora kuva rikarenza urugero, imvura yagwa ntihite. Imana yonyine niyo kwiringirwa. Reka nkwinginge, ubwo bikemera, ubwo bigishoboka, ubwo cyumvira ijwi ry'Imana, bana n'Imana karamata, aho kugira ngo uyikenere ahubwo uyikunde. Imana iguha umugisha kandi haze kwifuza kwawe. Amen. Gutubwira ibinyoma kandi nukora nk'abantu bicuza ibyo bavuze, mana we umeze nk'abantu